Muraho neza bakunzi bacu. Eheeee, igihe cy'iminsi mikuru kirageze, kandi kizana n'imyitwarire myinshi isaba gusohoka kudasanzwe kw'amafaranga mu mifuka ya benshi. Muri iyi si ya none, iminsi mikuru iragenda ikoreshwa nk'uburyo bwo guteza imbere umuco wo gusesagura. Ababifitemo inyungu bagenda bayobya benshi, aho gusesagura byifashishwa nk'ikimenyetso cy'ubukire n'umunezero, cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru. Ariko hari abandi benshi bamaze gutahura iyi mikorere, kandi bakaba bashaka gukoresha uburyo bwo kubaho bunoze kandi bunagaragaza kwitonda, nk'uburyo bwo gukoresha neza amafaranga no gutekereza ku ngaruka z'ubukene zituruka kuri iyo minsi mikuru. Kuko urebye birumvikana ko tutagombye gutakaza ibyishimo by'iminsi mikuru, kuko ni ngombwa byaba ku munezero w'umuntu ku giti cye no ku mibanire y'abantu muri rusange. Ariko se, ntitwafata imyanzuro myiza y'umwaka mushya tukamenya kwishimira iminsi mikuru, ariko nanone tunirinda gusesagura? Muri iki kiganiro turifashisha igitabo The Joy of Less cya Francine J. Turebe ibitera iyi mitekerereze iganisha kuri uyu muco wo gusesagura, ndetse tunatanga inama ku myitwarire n'uburyo bwo kubirwanya. Mbere y'uko dutangira, turabashimira mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, tugashimira cyane abakoze subscribe, ku ngufu muduha zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro, tukanasaba nawe utarakora subscribe ko nuza kunyurwa n'iki kiganiro utakwibagirwa gukora subscribe no gukanda ku ishusho y'inzogera, kugira ngo n'ibindi biganiro bizajye bikugeraho mu ba mbere. Ntiwibagirwe kandi gukanda like na share kugira ngo usangize abandi iki kiganiro. Nge tugiye kubana nitwa Twige. Iminsi mikuru, cyane cyane iminsi mikuru yo mu mpera z'umwaka n'indi minsi mikuru nk'iy'amavuko, akenshi yabaye inzira ikomeye yo gusesagura no gukoresha amafaranga menshi mu buryo budakenewe. Ibi bikagaragarira ku kuntu mu mezi ya mbere atangira umwaka abantu benshi baba bataka ubukene batewe n'iminsi mikuru. Ugasanga birangira nta byishimo bakuye muri iyo minsi mikuru. Ibintu bitandukanye nk'imibereho, ubukungu n'imico byatumye abantu baba nk'abashyizwe mu mitwe imitekerereze imwe, bigatiza umurindi ibikorwa byo gusesagura, bigahabwa agaciro cyane muri iyi minsi mikuru. Dore ubusobanuro bw'ukuntu twisanze muri iyi mitekerereze. Impamvu ya mbere ibitera ni imbaraga z'amakuru yamamaza. Amakuru yamamaza ni kimwe mu bintu by'ingenzi byagiye bigira uruhare mu gutuma abantu basesagura mu gihe cy'iminsi mikuru. Amakuru yamamaza atangaza impamvu zo kugura, akanagaragaza ko hari ibyo umuntu agomba kuba atunze, bigaragaza ko ari umunyacyubahiro cyangwa ari mu munezero w'umuryango. Iyo hatangiye iminsi mikuru, imyidagaduro, ibyo guhaha na poromosiyo bituma abantu bashishikarira kugura byinshi bitari na ngombwa. Urugero ni nko kugura ibikoresho by'iminsi mikuru cyangwa ibyo kwishimisha birenze ibyo umuntu akeneye bitewe n'iyamamaza ry'abacuruzi. Impamvu ya kabiri bidutera ni igitutu cy'imibanire n'imico muri sosiyete. Iminsi mikuru isanzwe ihuzwa n'ibikorwa byo gutanga impano, gusangira no kwizihiza iyo minsi mikuru. Ibi bituma abantu bagura impano zihenze, bagategura n'ibirori by'ikirenga, bigatuma basohora amafaranga
mu kugura ibyo bintu bihenze. Hari igitutu cy'imibanire cyerekeza ku guha agaciro impano z'ibintu n'ibirori bikomeye, bigatuma abantu basohora amafaranga menshi kugira ngo bihuze n'ibyo byifuzo cyangwa n'uburyo abandi babatekereza. Impamvu ya gatatu ibidutera ni isesagura duterwa n'ibyiyumviro. Iminsi mikuru igendana n'ibyiyumvo bikomeye nk'ibyishimo, umunezero cyangwa no kwibuka ibihe byashize. Ibi byiyumvo bishobora gutuma abantu bagura ibintu mu buryo budateguwe, aho abantu bagura ibintu kugira ngo bagire ibyishimo cyangwa se bashake kwibagirwa ibihe byahise bibi. Umugambi wo gukora shopping igihe cy'iminsi mikuru ni urugero, aho abantu bagura byinshi kurenza ibyo bakeneye koko. Impamvu ya kane ni ukuba twarashyize mu mitwe ko tugomba guhorana ibigezweho cyangwa ibyamamazwa cyane. Abacuruzi bakoresha igitekerezo cyo gushaka ibishya cyane mu minsi mikuru. Ibintu nk'amamashini, imyenda, ibikoresho by'iminsi mikuru, za dekorasiyo, usanga bikorwa kugira ngo abantu bagure byinshi mu buryo bwihuse. Kandi akenshi ibigurwa ntibiramba kuko ababikora baba bakeneye ko tuzongera kugura. Urugero ni nk'aho hari aho igitekerezo cya telefone nshya gisakuzwa ku buryo umuntu yumva ari ikimwaro kuba adafite iyo telefone nshya, kandi iyo yari afite nayo igikora. Impamvu ya gatanu ibidutera ni ugushaka gutegura amafunguro menshi arenze. Mu gihe cy'iminsi mikuru abantu bakunze gutegura ibiryo byinshi birenze mu rwego rwo kwerekana ibirori birenze. Ibi biterwa no gushaka guhaza abashyitsi no kubategurira ibirenze. Ibi bitera gusesagura ibiryo byinshi, cyane cyane bitewe no gutwarwa n'ibyishimo by'iminsi mikuru, hagategurwa byinshi bitabasha kuribwa byose. Impamvu ya gatandatu ni ukutita ku gukoresha ibyakongera gukoreshwa, ariho haturuka ikoreshwa rya izajenike. Ibicuruzwa bigurishwa mu gihe cy'iminsi mikuru nko mu mapaki, gupakira cyangwa gukora za dekorasiyo n'impano zidakomeye, ntibikozwe mu buryo bw'umwimerere cyangwa mu buryo ari ibyakoreshwa igihe kirekire. Uyu muco wo gukoresha ibintu rimwe gusa ugenda ushinga imizi cyane kubera iminsi mikuru, aho kugura ibintu kugira ngo bizakoreshwe igihe gito bikunze gufatwa nk'ibisanzwe. Impamvu ya karindwi ni ugufata kugura byinshi bidakenewe no kurya no kunywa byinshi nk'ikintu gisanzwe. Uko igihe kigenda gishira, gusesagura birimo kugura ibirenze ibikenewe, kurya cyangwa kunywa cyane mu gihe cy'iminsi mikuru bimaze kuba nk'ibintu bisanzwe. Igitekerezo cyo kwishimisha mu gihe cy'iminsi mikuru cyakirwa na benshi, kandi ibikorwa byo kurenza urugero bigafatwa nk'ibintu byubaka umunezero w'iminsi mikuru. Ibi bituma abantu bagomba kugura byinshi no gushora amafaranga menshi buri mwaka. Impamvu ya munani, ubukerarugendo no gutembera mu minsi mikuru. Iminsi mikuru ikunze kujyana no gutembera. Kuri benshi haba hari ingendo ndende kandi zihenze, ku buryo izi ngendo zonyine z'iminsi mikuru zongera ihumana ry'ikirere rikabije. Naho inganda z'ubukerarugendo nazo zigategura serivisi zihambaye z'ibiciro byinshi no kugura ibicuruzwa bidakenewe. Muri make, iminsi mikuru cyane cyane iyo mu mpera z'umwaka ishobora kuba intandaro y'ikibazo cy'isesagura ry'amafaranga. Ibi biterwa n'ubucuruzi bukoresha neza imikorere ya marketing, igitutu cy'imibanire n'ibitekerezo byubaka imyizere idahwitse ku bijyanye n'ibyo tugomba kugura. Gusa
Hari uburyo bwiza bwo gukemura iki kibazo, aho igitabo The Joy of Less cyanditswe na Francine J gitanga ingamba zifatika zo kugabanya gusesagura cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru. Dore bumwe mu buryo twakoresha twirinda iyi ngeso yo gusesagura mu gihe cy'iminsi mikuru. Uburyo bwa mbere, kugira umuco wa bike ariko byiza. Muri iki gitabo bivugwa ko dukwiye kwibanda ku bintu by'ingenzi gusa no kubaho tudasesagura kugira ngo tugire umunezero. Ni ngombwa kugura bike ariko guhitamo neza ibyo dukeneye kandi bifite agaciro. Ibi bishobora gukorwa cyane cyane mu gihe cyo gutanga impano no kugura ibindi bintu mu minsi mikuru. Mbere yo kugura ikintu, tujye twibaza niba icyo kintu ari ngombwa koko, cyangwa niba kizakomeza kugira akamaro mu gihe kirekire. Uburyo bwa kabiri ni ugukura mu buzima bwacu ibintu bidafite umumaro. Tugomba gukora uburyo bwo gutunganya no guhitamo ibintu dukoresha twifashishije uburyo bwo gutoranya no kureka ibyo tutagikoresha. Ibi bizafasha mu kugabanya gukenera ibintu byinshi no kugabanya kugirwaho imbaraga n'amatangazo yamamaza mu buryo burenze urugero. Mbere y'iminsi mikuru ushobora gutoranya ibikoresho n'ibintu usanganywe ukabitanga cyangwa ukabigurisha. Ibi bizagufasha gutekereza ku byo ukeneye gusa no kugabanya isesagura rituruka ku bushake bwo kugura ibintu byinshi. Uburyo bwa gatatu ni ugukora isesengura ry'uburyo dutangamo impano. Gutekereza ku buryo dutangamo impano, tukirinda impano zidafite umumaro cyangwa zitari ngombwa. Twakwibanda ku mpano z'ibikorwa nk'ibihe byiza twagirira hamwe n'abandi, cyangwa impano ziciriritse ariko zifite agaciro kurusha amafaranga. Aha wirinda kugura impano zihenze kandi ugashaka kumenya ibyo uwo impano akenera. Ushobora gutanga impano zoroheje ariko zifite agaciro k'umutima, nko kwishimana hamwe n'abandi, cyangwa guha umuntu impano y'igihe cyangwa serivisi. Uburyo bwa kane ni ukureka kugura ubishishikarijwe. Kwiga imigenzo yo kugura ibintu mu buryo bufite intego, bitari ukugura ikintu kuko cyamamajwe, ahubwo ukagura icyo witekerereje kandi gikenewe. Tugomba kwirinda kugura ibintu bidakenewe, tukibaza niba ibyo twifuza koko ari ngombwa cyangwa niba turimo kubiterwa n'amatangazo yamamaza cyangwa ababituratira. Muri ibi bihe by'iminsi mikuru birakenewe gutegura ibintu ushaka kugura mbere, ugashyiraho urutonde rw'ibyo uzagura kandi ukarukomeraho. Ibi bizagufasha kwirinda ibicuruzwa byiganjemo ibintu bidakenewe. Uburyo bwa gatanu ni ugufata igihe cyo gutekereza mbere yo kugura. Gufata igihe cyo gutekereza mbere yo kugura, aho bisaba gutekereza iminsi 30 mbere yo gufata umwanzuro wo kugura, ukamenya niba koko ikintu kizaba gikenewe cyangwa niba atari icyifuzo cy'igihe gito. Ibi bizafasha kwirinda kugura ibintu byihuse no gufata ingamba zikwiye. Mu gihe cy'iminsi mikuru birashoboka gutegereza gutegura impano utagendeye ku matangazo yamamaza ibicuruzwa, ahubwo ukareba icyo buri wese akeneye. Uburyo bwa gatandatu, kugira ibirori n'imiteguro byoroheje. Aha iyi miteguro turavuga za dekorasiyo. Kwimenyereza kubaho ubuzima bworoheje bigira ingaruka mu gutunganya ibirori n'imiteguro yabyo. Tukareka imico yo gushaka ibintu bikanganye kandi bihenze, ahubwo tukita ku byoroheje bigaragara neza. Ibyo bizadufasha gutegura ibirori n'ibikorwa byoroheje ariko bishimishije. Aho gukora ibirori
n'imitako myinshi ihenze, tugahitamo imitako ikenewe kandi ifite icyo isobanura. Ushobora gufata dekorasiyo zisanzwe zo mu muco, bityo ugakora ibirori bidahenze kandi bigaragara neza. Uburyo bwa karindwi, gushyira imbere ibikorwa byo kubaka imibanire. Ibikorwa nko gusurana no kubaka ubuvandimwe biteza imbere imibanire kandi biraruta gutanga impano z'agaciro. Ibi bituma umuntu areka kwibanda ku byo afite, ahubwo agashima ubuzima bwiza no gusangira ibihe byiza n'abandi. Mu gihe cy'iminsi mikuru, twagashyize imbere igihe cyo kuba hamwe n'abandi no gusangira. Ibikorwa by'imiryango cyangwa ibikorwa byo gufasha abandi batishoboye. Uburyo bwa munani, kugena amafaranga ntarengwa yo gukoresha. Kugira ngo twirinde gusesagura, tugomba nanone gushyiraho imipaka ikomeye ku buryo bw'imikoreshereze y'amafaranga, yaba ari ku mpano, ku biryo cyangwa ku bintu byose muri rusange. Ibi bizadufasha kuguma ku murongo no kwirinda gukoresha amafaranga aho bitari ngombwa. Twashyiraho ingengo y'imari ku bijyanye n'impano cyangwa ibirori kandi tukabyubahiriza. Ibi byazaturinda kugwa mu bishuko byo kugura ikintu kuko tukibonye cyangwa gutwarwa n'umuvuduko w'iminsi mikuru. Igitabo The Joy of Less cya Francine J gitanga ingamba zifatika zo kugabanya ikoreshwa ridasobanutse ry'amafaranga, cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru. Gukurikiza imico y'ubuzima buciriritse bizakurinda gusesagura kandi ugire n'umudendezo mu buzima bwo gutekereza ku ngengo y'imari no kugabanya amafaranga atari ngombwa. Nubwo iminsi mikuru ijyana no kugura byinshi no gukora ibirori binini, hari uburyo bwo kubikora mu buryo burambye no kwita ku ngaruka byaba bifite. Kugira gahunda yo gutanga impano zisobanutse cyangwa ibirori byoroheje bitarimo gusesagura bishobora kugira akamaro ku buryo bw'umutekano w'umufuka n'umutekano w'imitekerereze. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Niba mwanyuzwe, mwakwibuka gukora subscribe ku batarayikora, mugakanda ku shusho y'inzogera, kuri like ndetse no kuri share, ubundi tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha.